ndashimiye Baraza yanibutse ka porogaramu kubwiriza. Sasa nta kintu kiza giterwa ngo kubwiriza abe n'ubundi abufite. Amen. N'umuranyisha ariko uzaba bwiza iyo bakubwiye umwanya, bakubwiye umunsi, bakubwiye Methodiste niyo igira igipindi kimwe adama ngo umuntu ari muri majaribio kuvuga ngo asengerwe ku madaraka fulani, ubukozi fulani wari muri majaribio, bazamujariba nimba ari umwaka muri masinzi. Iyo bakubwiye ngo uzigisha nta nari muzusura kandi kwibagirwa, agatima kaba kenga gukubita, ugasoma, ugasenga, ugasubira ugasoma, ugasenga, ukitwara. Kumbe ntabwo hazakemuka cya kibazo cyonyine wayihudumira, n'ibindi nabyo bigenderamo. Nk'uko uribembereza, ukitwarika, ugashaka ukuntu kose muziranye Imana. Iyo huduma bagwaye iminsi ingana gutyo, Imana yo mu ijuru ibagasanira. Amen. Ibindi byo irimenya. Jambo byongeyeho shimiye w'Imana muri iki cyumweru gishize naye mfite amasengesho abakurera barabuze ngo tufite agenda ibuna, hari ibibazo byari bihari. Hagati y'ibyo bibazo hari ikibazo kimwe cyane kandi gikomeye pe. Nashatse kwitangira mu cyumweru kigize ngira akazi kenshi, mbona bideye bikunda. Nayitangiye niyinga, nayitangiye n'akazi rimwe nirangiza n'ugusubika. Ntabwo tworangiza gusenga kandi ntabwo tworangiza ibibazo no gusengera. Manake ariko azaba iyi programa ugapanga ngo ngiye gutangira amasengesho, nzayakora gutya kandi nakore ino minsi, wamara ugasubira muri ritime isanzwe. Narangije nipusha na kabiri mu gitondo nka saa moya saa mbiri, Imana yo mu ijuru yansubije. Munteze bitungana hano Imana nishimwe. Imana igira imbaraga. Imana igira imbaraga ziri ko tutekereza. Niko n'umwanditsi yazanditse aravuga ngo izikora ibiruta cyane. Okay, murakaza nange ndabiyegereje tuganira ijambo ry'Imana muri Pentecoste. Sasa kubwo gucunga umwanya muramfasha gusoma kugira ngo igihe cy'ubusomyi mfite ngenda sobanura. Nta muntu uzi gusoma neza mu mwezi igitabo se ariyo bavuze ngo ibigufasha nuko dukinga hano. Dusome Pentecoste ya kwisi yangaye n'umunsi wa none ndayibwiye. Ngaho ubwo musomyi wacu dusome Abakorinto, dusome Byakozwe n'Intumwa isura ya kabiri. Byakozwe n'Intumwa isura ya kabiri, umusitari turatangira kuvuga. Twavuze Ibyakozwe n'Intumwa kuri kabiri, dutangira ku 17 tugeza ku 19. Imana iravuga iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka. Itonde, iyo twinjiye muri Pentecoste uzumenye ko ari igihe cy'imperuka. Yesu yagaragaye, Yesu yabonetse, Yesu yaje ku isi aranga imperuka. Manake iyo tuvuze byose birakurikirana. Kuvuka kwa Yesu, gupfa kwa Yesu, n'iz'umwuka wera.
Manake ni igikorwa cyose cyagiye gikorwa n'umuntu umwe, ariko imisiyo yari iki? Imisiyo kwari ugucungura, kandi hacungura umuntu umaze kwinjira mu ishiga. Amen. Amen. Manake yagaragaye ku mwisho w'ibintu, manake ku mwisho w'isi. Aka naka nimugoroba. Komeza. Nzasuka umwuka wanje ku bantu bose. Harimo amagambo abiri banzu hagarara. Nzasuka umwuka wanje, tubaze tuvuye gusuka. Nta rugero rwavuzwe rwasuka. Amen. Ntabwo ari igishambagara, si n'ibido. Ntabwo ari ibiro 50 cyangwa se amaritiro 100. Umwuka warasutswe utageze mu rugezo rugezwe. Murumvise? Bwana Yesu asifiwe. Hasutswe umwuka warasutswe. Ntabwo byigeze bivuga yuko hasutswe umwuka uri muri uru rugero. Manake bivuga yuko gusukwa k'umwuka uzaboneka wese afite ubuzima akwiye kuzabona kuri uwo mwuka. Ntabazawumara. Amen. Tuvuze ko harimo amagambo abiri, isukwa ry'umwuka kandi ngo uza ku bantu bose. Aho wewe urinde, wewe nturiho muri bose, uri muri bose. Niki gituma wewe utagira umwuka wera? Umwuka ko wasutswe usukirwa abantu kandi ugasukirwa bose. Ese wowe niki gituma wavuye muri bose? Ishida ni umwuka cyangwa n'usutse? Bwana Yesu asifiwe. Ishida ni umwuka wabaye muke cyangwa ishida ni uwawusutse utaramenya aho utunganye wo kuvuga ngo ube warabuze uwo mwuka? Ni wajibu wa nani? Ni wajibu wako. Ibyo bisezerano by'ihame ry'ukuri. Ugusukira uwo mwuka, uwasutse uwo mwuka afite ubushake bwinshi yuko ugira umwuka. Natubareke twumve. Kandi abahungu n'abakobwa banyu bazagira bate? Bazahanura babiheshejwe n'iki? Iryo jambo ririmo amagambo atatu ariko. Abahungu n'abakobwa batarinda ko bakira umwuka babone guhanura, bagahanura imbere y'umwuka. Ese uko murumvise? Ijambo rindi aho hari tuvuze muri cyo ijambo rindi nuko abahungu n'abakobwa bafite umwuka w'Imana bahanuzwa n'umwuka w'Imana muzo bahanura bitembere. Bikavuga ko bagize gute? Batukanye. Nguyu mwuka ugiye kwiyongera. Nguyu mwuka uraje ugiye kwiyongera. Uzashira ibintu byose ukarubana. Ariko tubanje tuvuga ngo hababaje abahungu n'abakobwa bahanura mbere yo guhabwa umwuka. Iyo bavuze ibyo ngibyo bavuga amasantima yabo, bavuga inkuru bagina baganiriye ku mashiga n'inkuru zase baganiriye nimba ni mu bibuga. Ariko abahungu n'abakobwa nimurinde muzuzwe n'umwuka, muvugishwe n'umwuka, ibyo bibe iz'umwuka. Ibyo bisezerano ryanyu ni ukuri kwanyu, kandi uwabikoze cyangwa uwabiyasezeranije afite ubushake bwinshi bwo kubibuzuriza. Amen. Naho subira hepfo. Abasore banyu nabo berekwe. Abakambwe babarimo nabo bazagira bate? Aho. Ariko se bana abakambwe murabazi? Abakambwe ni bana? Nabasaza? Okay. Abakambwe babarimo bazarota. Bishaka kuvuga
Imana ndiyo kwaka imbaraga, Imana ndiyo ushaka kugukoresha mu mbaraga udafite. Yesu asifiwe. Urugero rw'imyaka yawe n'urugero ugezemo n'urugendanamo n'imbaraga z'umwuka. Amahwa makeya y'abasaza badafite kwikunguta, kurya abahungu baza bikunguta n'abakobwa badafite imbaraga zo kuja kurara mu ndara, badafite imbaraga zo kurarira mu butayu, azasenga bingana n'imbaraga ze. Namara gusenga agatotsi kamutwaye, umwuka iwo usaza, umwuka umurimo umuganirize. Yesu asifiwe. Abakabwe ku mbaraga zabo nkeya ntibazere ko bikunguta. Imana irabwire ku bisasiro zabo nibuke batubwire ibyo barose, ariko biyobowe n'iki? N'umwuka wawe. No kuvuga nako tuzananirana, bishaka kuvuga nta kwisigura. Hakuna sababu wobona ngo ufite intege nkeya, ngo urashaje, urarwaye, ugize gute. Imbaraga zose ufite, izo mbaraga n'izimana ikorana nawe. Umwanya wose ufite ni w'Imana igira gute? Manuka kasi kari kumwisha gasigaye ngo ndetse n'abagaragu banje n'abaja banje nzabasuka ku Mungu hana ubaguzi. Niyo wogira umukozi igihe wowe umusuzuguye unamukoresha nabi, ibi mbivuga kenshi, hari abakoresha babi baza bakoresha abantu bakabima icyakura bakabakoresha, abandi bakabima ibihembo byabigiye ko guhemba. Murabona mu kizungu kumena amakuru abiri, nyirabura akabaka umushahara hagati. Barya bose musuzugura bari mu isezerano ry'umwuka. Barya bose mudafatisha ijisho, barya Imana ibafatiye agaciro, ibabonaho agaciro gakomeye gatumira kura imbaraga z'ijuru zigakorera muri bo, bagahabwa icyo wabuze, bagahabwa icyo utosingiye, bagahabwa icyo utogura. Niyo wogira amasho menshi ukayagirira hakomeye, niyo wogira amazu agerekanije. Muzi ko abanyengaje bari barahanuye, ngunda ubuhanuzi bwo mu giturage bw'abantu b'abasaza, ngo abana bacu ngo bazogira amazu ahetse ayandi. Muzi amazu ahetse ayandi? Inganji azavuga amagambo abiri aza neza kumva nanezerewe. Baraza bahanura ngo bazoja mu isi, mu minembwe ni mu isi. Amen. Inganji bari ibereho mu bundi buzima bumeze ukuntu. Imana ikababwira ngo bazoja mu isi. Mu isi hari mu minembwe. Icongeyo ikababwira ngo ibintu bizahinduka. Ngo abana bacu duhe tuzangwa abana bacu ngo bazoza bagira ngo inzu ihetse iyindi. Nawe uba bihaniye nta kundi ubasha kwisobanura, ariko bimeze gute? Niki? Niyo wagira amayetaje, nta munsi n'umwe uzagura imbaraga z'Imana. Usuzugura wese agapfukamira Imana, kuzura imbaraga z'Imana, uzabirebesha amaso, utanga amafaranga. Ninde intumwa zavumye ngo nagenda pale n'ifeza ziwe? Yari umukonikoni, yari yarakoze k'ubuhanga ngo agatangaza ngo bashebuja ngo hazi imbaraga ziruta izindi mbaraga zishingikirijwe. Aravuga ati ibi biransize, ahubwo ngo ntakaza agaciro, reka ntanga amafaranga nanjye bapeze. Nta munsi n'umwe mu kibuga uzozagurura imfizi n'inyana zazo ngo uje kuzitanga ngo uhabwe umwuka wera. Umwuka wera ni ku mavi y'umuntu. Iryo banga Petero yararivuze ngo ni mugenge mwihane, nimumara kwihana ngo mubatizwe, ngo nimumara kubatizwa ngo nicyo gihe muzahabwa izi mbaraga. Basi time for me. Amen. Bisaza ko muzindiza, bisaza ko muzigana mu kanisa ngo mubone kugira umwuka wera, mubone kumenya ko Pentecoste yabaye. Pentecoste iri maza mutagana tushitikanisa by'abantu batatu, tuzatunezerwa tukishima. Sasa amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Pentecoste ni nziza.
Pentekoste niyo tutokwigisha izo muri Bibiliya, twokwigisha ibyo umwuka yadukoreye n'ibyo yadukoresheje. Amen. Nito kwishima nitonezero ariko udafitanye urubanza n'Imana uko uri muri Pentekoste. Tugende tumanuke hepfo kuri 30, iyo ni yasura 38 no 39. Petero aramusubiza ati nimwihane umuntu wese wo muri mwe abatizwe izina rya Yesu Kristo ngo mubone kuba Petero aramusubiza ati nimwihane ariko muzaba yazasubiza nafatiye hagati ni harya haruguru badutangiriye bavuga umunsi wa Pentekoste. Umwuka wa Pentekoste abantu bose bari hamwe, biza nk'umuyaga bihuha, ibirimi by'umuriro biza bigara kuri muntu wese ngo amare buzura imbaraga, batangira kuvuga bose batangira kuvuga ku zindi ndimi. Abantu batangazwa n'izo ndimi zivuzwe, kandi indimi zavuzwe ntabwo ari izo mu ijuru, havuze indimi zo mu isi. Umunyamurenge akabura ikinyakasa akumviraho, umunyakasa akabura ikinyamurenge, umunyamurenge akumviraho, batangazwa n'ikibaye. Amen. Bimaze kubayobera batese aba basinze, bigaza ngo kubera ubutegetsi bw'iwabo, amategeko yo gusimanake, amaze yo gusinda yarakaraba. Petero bimaze kubayobera, iby'umwuka bizohora biyobera abanyamurenge. Amen. Iby'umwuka bizagira bite? Iby'umwuka bizahora biyobera abanyamubiri. Bamaze kubiyoberwa bose, Petero aravuga ati sasa ibi bibaye. Nizatangiye kubasobanurira. Bikozwe na wa muntu mwishi. Wasibye Petero wari warihakanye Yesu. Kuko umwuka w'Imana wari umaze kumugeramo. Umwuka w'Imana imaze kutugeramo, uzudutinyura ibyo twatinyaga. Ukaduheza ubushizi bw'amanga ibyo tutoshoboye. Abatizera n'abapagani iyo bashaka mu kugira ibyo bavuga bazabitwikira. Yamara kwisindisha cyangwa yamara gusinda, ariko nyine kakaba kakamubwira ku jisho, nicyo gihe azabasha kuvuga ibyo twavuze ari muzima. Petero imbaraga z'Imana zimaze kumugeramo, ashinja ko uwo nguwo bishe bamuziza ubusa bamubamba, ko ari ukoze ibyo ngibyo, ari ubahaye umwuka. Aravuga kugira ngo namwe mugere muri izo ngamba. Nabanduka tugende. Umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu. Umuntu wese abatizwe mu izina, mwihane kandi umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu. Ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera itumye mutangara. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu. Abari kure bose nkatwe twari tutarabaho muri icyo gihe. Abazahamagarwa igihe uwo ari we wese uzemera umuhamagaro wo kwizera Yesu no kwakira Yesu no kwihana no kubatizwa, azasanga wa mwuka wasutswe utagira urugero. Wageze ku cyanga yeze ku 40. Na Yesu yasize atayarangije. Pahora niwe wari waratombotse yavuze byinshi, ariko yasize nawe atagize gute. None manuka ngira ku 40. Bwana Yesu asifiwe. Ngo iyo bado n'abazemera kera abazoza nabo bazosanga uyu mwuka igihe bazihana bagahindukira bakizera umwuka n'uzaba. Yesu asifiwe. Igihe cyose uzabishaka, ntuzugire ubukene bw'umwuka wera uzabasha kutabibona. Imana nihimbazwe. Umwuka
niyo watangije kandi umwuka niwe uzaheruka. Usomye mu Itangiriro isura ya mbere no ku musitari wa kabiri haravuga ngo isi nta shusho yari ifite. Amen. Ngo kandi yari ubusa busa, ngo umwijima ngo uyibundikiye, ariko umwuka w'Imana ugendagenda hejuru y'iki. Amen, amen. Umwuka w'iki? Umwuka w'Imana. Isi itaragira ishusho, isi itaragira uko imera, umwuka w'Imana wayigendagendaga hejuru. Bitangijwe n'umwuka kandi bizaherukwa n'umwuka. Bwana Yesu asifiwe. Ugiye kwitegereza, niba twari tuvuze ngo ni igihe cy'imperuka, habaye twumva ngo ni nkamanda zitatu. Habaye igihe cy'Imana. Iyo tuvuze igihe cy'Imana, ni icyo gihe cyo kuremwa kw'isi n'umwuka ugendagenda hejuru y'isi, isi itaritwa isi, isi itanafite n'ishusho, umwuka w'Imana uyigendagenda ukinjira mu isezerano rya kera. Icyo gihe cyose ni igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana nta gihe Imana yakoze idakoranye n'umwuka. Wumve, nta gihe Imana yakoze idakorane n'umwuka. Kandi icyo cyitwa igihe cy'Imana. Igihe cya kabiri cyakurikiyeho ni igihe cya Yesu. Yesu nawe ntabwo yakoze adakoreshwe n'umwuka, ndetse n'ivuka ryiwe yavutse mu buryo bw'umwuka, kuko ni imbuto y'umuntu umwe, ubundi hataba imbuto y'umuntu. Ese mbazi ko mukitekereza cyane ko mwumva abantu babonye umunsi wo kuruhuka batagiye kwikorera za bigori birunguye biremereye. Amen. Ariko simbashinja guhunyiza, nta muntu ndabonera wahunyiza. Amen. Ibi nabyo mubyishimire, ariko abapota ntimuburara n'ejo muzarya. N'umuntu ufite ubwoba umurima wiwe mwezi wundi twahuye duhuriye ku Madebu, arambwira ngo umurima we w'uruzitiro barawusuye batwigisha hagati batugezemo. None bizatuma umwana kwihere ibigori bishasha biri mu kugira kampoto nziza. Amen, amen. Niba umurima warasuwe, ibigori byarasuwe, ibitoki bigasurwa, amateke agasurwa, ibijumba bigasurwa, bivugiye kuri Rutari, ntimuzasonza. Hariho umurezi w'Imana. Imana yaratubwiye ngo ari abasuriwe imirima, ari abayisize aho bayisize, ari n'abariya mwasanze, mwese muzagaburirwa kugeza mwejeje ibindi bigori byose. Ngo kwa mambo ya chakula msitie nini? Ni munara na rejisi. Muzarya muhaye. Tamana yobatuza muri aya macumu. Ngo ishireho imbago zitarengwa. Nimara ngizonerwa kubagaburirira mu birani. Ari umugabo waje kumbwira hariya ngo basuye umurima we ngo none ngo tasyo yanyishe. Niko. Sasa nuko bibiringira imbaraga nyinshi cyane. Yaravuze ngo banzureba wireba gatotsi kandi n'ijisho rya mugenzi wawe, banzurebe bize gukumura. Sasa uwo muntu akunda kuranga imirima y'abandi abwira ngo nimugende mukuremo hariya ngo hari nani ngo mukure. Umunsi barenze rwa rubakura mu wiwe aza kutara ngo tashe yabaye. Okay. Ijambo ryari riri rivuga ngo ntimutinye ntimuzasonza. Amen, amen. Twari tuvuze na Yesu ubwiwe aje kuza, yavutse mu buryo bw'amayoberane bw'umwuka. Abaturika bivuga neza ngo amayoberane matagatifu, amayoberane matagatifu. Nawe yavutse mu buryo bw'iki, ariko bikoreshejwe n'iki?
umwuka ni ibirungo n'inkumunyu. Teka isombe umunyu, teka karaja, harabataza kanunga nako bazabinjiramo nako teka inyama akunya hariyo ngo tuzazirunga agashongo barakarunze nibyo banga ntimwari murizi. Amen. Nta kintu cyose kigana Imana kitaba mu mwuka. Nta kintu cyose kivuga Imana kitaba mu mwuka. Umwuka ni ibirungo by'ijuru. Ikintu cyose kigana ijuru kiba mu mwuka. Amen, amen. Yesu hari ijambo yavuze n'umuhagarikizi yarivuze. Hariya muri Yohana kangahe? Yohana 16 no kuri 7. Yesu noneho tuvugishije ukuri. Intumwa zabanye na Yesu. Zimaze kubana na Yesu zimenya Yesu. Zimuriraho bose bari barasize utuzi, bose bari baravuye mu mafamili, bose babaga inyuma yiwe. Kandi bivuga ko Bibiliya ivuga ngo bamwe bamukurikiye kubw'iki? Kubw'umugati. Noneho bwira abamukurikira kubw'umugate, naho bari babana nawe hari umugate, hari icyubahiro, hari no kumenya ibindi bitazwe. Kuko n'igihe yigishaga, iyo bamara kugenda, amavuta n'amaze kugenda, baramwihererana bamubwira ngo ese bijya wavuze bisobanura iki? Kuko bari bagira amahirwe yo kutabwirirwa mu migani. Noneho umushefu wabo, umufande wabo arabati ndagiye. Ati dusigaye ahasigaye tugira ibitero bingana kuriya, tukangwa bingana kuriya, tukibana nawe bakamenya imbaraga agira, bakamenya basabwe imisoro, agahamagara injanga ati mugende mufungura hariya mu rujanga murakuramo imisoro. Bijya byose barabibonaga. Nagenda noneho arababwira, Yesu maze kubasubiza arababwira ngo icyo nicyo kimara. Bari ndabusoma. Icyo nicyo kibamarira niki? Nuko mbavamo kagenda. Nagenda data akabaheza akaboherereza umufasha uzabafasha. Ababwiriza bangana hano wigeze ni kanisa rya kabiri mufite kurambirwa ngo namasha ni irya mbere ni irya kabiri. Bene Bwana Yesu asifiwe. Arababwira ngo icyo kibamarira aho kugumana nanje, ikiza nuko ngenda. Mwamara namara kugenda data wanjumye hari icyo azabakorera akabaheza umufasha, uwo mufasha akabana nawe. Sasa zari bivuga iki? Icyo gihe cyose babanaga, imbaraga ni Yesu wenyine wari uzigira, n'umwuka ni Yesu wenyine. Nimucyo ko bidandaje kuko amapepo bikananirana. Ijambo rya kabiri, Yesu aho yirirwaga niho hirirwaga ibitangaza. Mubashe kuzumvira. Yesu aho yirirwaga, Yesu aho yarari niho haberaga ibitangaza. Aho honyine, kuko niho honyine hari imbaraga n'umwuka. Ariko Yesu amaze kugenda, intumwa zatatanye zifite umwuka, ibitangaza bikabera hose. Kuko hose hageze iki? Yesu. Hageze umwuka. Yaranababwiye ngo ndagiye, ariko ntimukave muki mu murwa, ntimukajya gute, ntimukabaha mu murwa. Icyo gipande naza kukibaheza ariko. Tuanze tugende. Icyatumye babwira gutyo ngo ntibakave mu murwa, kwari ukugira ngo barinde igihe cy'imbaraga z'Imana zibazeho, umwuka w'Imana bazeho, noneho bazosohoke mu murwa. N'ibya bindi twari tuvuze ngo abantu bari mu guhanura imbere y'uko umwuka uvuga, bazabanze bareke bakira umwuka n'imbaraga z'Imana z'ijuru, babone kugenda badafite ibyabo, bafite ibyande. Kwari tuvuga ngo
bivuze iki? Ubu turi mu gihe cy'umwuka. Umwuka niyo tike izatugeza mu ijuru. Umwuka niyo mababa azatugusa akatugeza hehe? Ndubona aha turi. Kuva umunsi Yesu agenda, natwe twatangije urugenzi rwo kumukurikira. Muri bataraga muri bazima ntawe uhunyishe. Kuva umunsi Yesu agenda, noneho uko byari bimeze, isezerano rya kera ibintu byose byabaga ku mugaragaro. Yesu ngwaze ibyari ku mugaragaro byinjira mu mwuka. Bajya mu gihugu cy'isezerano y'ubwoko bw'Isiraheli, bwagiye ku mugaragaro bakaburangiza no ku misozi, bakabunga bariya. Aho batashe inkingi y'igicu yahagarara bagahagararaho, bakararaho, rasiyo yaraho. Kandi Imana ibwira Mose ngo azabyandika naho baraye. Muri Bibiliya harantu ngo bava hehe, bataza Beteli, bava hehe, mu buryo Yesu ngwaze ibyari ku mugaragaro byose bisubira hehe, bikubitwa mu mwuka. Ubu ngubu natwe twatoye urugenzi ko turajya iyo umukiza wacu yagiye, ariko tuba tugenda mu buryo bw'umwuka. Twese tuba iwacu kandi twese ko turagenda iwacu. Ko muri bariko ngaho tuzamura boko Yesu manika. Amen, amen. Turi mu kugendera iwacu. Mwazumvise? Kuva Yesu agiye, twaramukurikiye. Kandi tumukurikira abigakenge bari gakenge, abo mu muzinda bari mu muzinda, abo muri Nyarugombe bari muri Nyarugombe, abo ku Ndondo bari ku Ndondo. Kandi twese ko turagenda. Kandi uri mu buyo wese ari mu wiwe. Twatoye urugenzi mu buryo bw'umwuka. Nyiri urugenzi ni uzaharaye. Nizahanganye nabageze. Ubwoko bw'Isiraheli bugenda mu nzira bwagiye buhura n'ibikuta bikomeye. Aho bahura n'ubutayu, bahura amazi, aho bahura n'inyanja. Aho bageze niho bazabasubirizwa. Mu buryo bw'umwuka aho ugeze n'ingorane uhura nazo, nihabye umwuka wawe gusubiriza bikurikiranye n'ibikuta uhaye Rwanda nazo. Amen. Manake aha turi mu bwato buhe bugenda, ariko aha turi siho twese turi, kandi siho twese tugeze. Bizane muyesho umuzungu. Iri kanisa rigaragara, turi mu kanisa ritagaragara. Iri kanisa rigaragara ni kanisa yitirirwa umwuka, ariko abafite umwuka niyo bafite umwuka, kandi abafite umwuka ntitubabonesha ububwenge bw'umubiri, ahubwo hagati mu mwuka niho bari. Kandi ibi bigaragara nizo bireba ibitagaragara. Aha niho tuza kurererwa kugira ngo tube ab'umwuka, dukomeze inzu umwuka, kandi tugendere mu mwuka. Ariko hari abari aha bari naho. Amen. Twumvise? Urugenzi rwanje nije uruzi. Wikwivanga tiwubi. Urwawe niwe uruzi. Aho ugeze naho naniwe. Aho upize igoti naho wibagiriwe. Kurya ku mugenzi. Bwana Yesu asifiwe. Ibigaragara ntibigira agaciro. Ibitagaragara nibyo bifite agaciro. Umwuka turimo ukorana n'ibitagaragara cyane kuruta ibigaragara. Waza kutumva? Amen. Isezerano rya kera, umwuka ntiwabaga mu bantu, umwuka wabagaho. Ukaza ku bantu, niko guhanga ku muntu, kuza guhagarara ku muntu, ugakora misiyo iwuzanye, igakoresha umuntu za bindi ishaka ko akora. Ariko ya misiyo yarangira, bijya bikorwa byarangira, ukajya gute? Ariko Yesu amaze kuza, umwuka wavuye mu ijuru
utubamwo. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rizavuga ngo ese ntimuzi ko turi insengero z'Imana kandi ntimuzi ko umwuka w'Imana atubamo. Ngo uzasenya urusengero. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aho ni mu Bakorinto ba mbere kuri 3 no kuri 16. Bwana Yesu asifiwe. Ubundi tangarigari y'umuntu ibaho. Bana, ingarigari murayizi? Kandi nanga abantu bigisha mu kanisa bakuvuga ibintu abandi bantu bakumva bamara bagakora. Ingarigari dushire mu sasa sokura gapfa. Anashaka nakaka gapfa. Bagasiginga. Baso bakazisigarana. Bakazigabura. Bamara bagasigaho inkazi ngahe. Cyangwa nimba mukakaba yasiye kugira ngo zizaze kumufasha. Za nka zisigaye hagati nizo ngarigari. Banyirazo barapfuye. Babahungu bagabanya imigabane yabo, za nka zisigaye nuko mbibaza babazabana muri diaspora ibisobanuye n'inka ni atari. Abangaba se ukwiye kumvisha ariko kweli. Za nka zitagifite bene nyirazo zisigaye hagati y'abarya bazozigabana nizo ngarigari. Ubundi icyo nshaka kuvuga ni iki? Tawabaho adafite umwuka umurimo. Amen, amen. Nta netre, nta mugatumba. Si muri Kongo, si mu Burundi. Nta muntu uri hagati y'imyuka ibiri. Uwo ari we wese uhumeka uriho hari umwuka umurimo. Bwana Yesu asifiwe. Afite umwuka w'Imana cyangwa afite umwuka w'isi. Bwana Yesu asifiwe. Kandi umuntu bijya iyo ni ishusho ntoya cyane. Ni ku bantu batamuzi. Umuntu bavangwa arasa na nyina cyangwa arasa na se. Abo ni abagenzi batamuka. Ariko neza umuturanyi wawe abantu babana umuntu azasa n'umwuka umurimo. Amen. Umuntu azabawe neza, originale y'umuntu neza ni umwuka umurimo. Ni uzumugira we kubawe. Ijambo rya kabiri, umuntu azasa neza ni umwuka umubamwe akaba ari wanamutiye. Pasipo kujali sura yake. Batavuze ngo afite uburanga busa gutya. Yoba mwiza mu buranga buvugwa ariko bakazamwita ngo ni shitani uri. Kandi shitani tuzi ko ari wa uri amahembe wa uri buranga bubi. Umwuka ukurimo ni uzi kugira wewe uwariwe kandi umwuka ukurimo niwe uzi guheza aderesi kaguheza ishusho yawe. Maze kubona abantu babibasize. Umugabo umwe n'umugore umwe. Amen. Izotogora byo hose bari batanu. Ndagenderera. Bwana asifiwe. Umwuka uba mu muntu niwe uzumugira we kandi agasa nawe. Nibwo ijambo ry'Imana rivuga ubisomye hariya mu Bakorinto ba mbere isura ya 2 no ku 12. Kuyangana ako tugasoma. Amen. Abakorinto ba mbere isura ya 2 no ku 12. Abakorinto ba mbere isura ya 2 no ku 12. Haravuga ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi. Twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi. Ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana. Ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ako gace turaza kugahuza n'ikindi gice cyo tureke gutinda. Neto reka tugira. Amen. Twebwe twahise twumvise. Twebwe
turaza kukuzuza epfo. Bwana asifiwe. Mwumvise umwuka utagize umwuka w'Imana agira umwuka w'isi. Utagize gute? Utagira udafite umwuka w'Imana afite umwuka w'isi. Kandi umuntu wese ufite umwuka w'isi haza yemera ivy'Imana, kuko ivy'Imana ari ubupfu kuri we, kandi kuko ivy'Imana bisobanurwa n'umwuka, kubera ko akawufite haza bimenya. Ariko umuntu ufite umwuka wavuye ku Mana, umuntu wese ufite umwuka wavuye ku Mana arondora zose. Kurondora ni ukumenya, amenya zose kandi ntagira gute, ariko ntamenye. Icyo gipande tugishake. Bwana Yesu asifiwe. Turebe Abakorinto, reka mbihorere, turaza kugaboza hano hepfo, tureke gutinda. Abantu bafite imyuka ibiri itandukanye. Aha, Bwana asifiwe. Amen. Yesu anitubahire. Hano muri rasima. Yesu anitubahire. Aha, muri tayari kwakira. Mwana mbiwe. Abantu ni babiri ku isi, pasipo kujari baravukana, barakurikirana, barashakanye. Kuko umuntu ni umwuka. Ibindiho ntumbwire ubika imirima atuye pansere zigize. Umuntu gusa ni umwuka. Amen. Umuntu ufite umwuka w'Imana n'umuntu ufite umwuka w'isi, kandi bombi bari hehe? Bombi bari ku isi. Basijari nimba babana no mu gitanda, basijari nimba babana no ku mashuri, basijari nimba banasangiye urwuri. Amen. Ariko abantu babiri bafite imyuka ibiri. Abo bantu bafite imyuka ibiri, iyo myuka, Imana ni umwuka, Satani ni umwuka. Nahangaha ibintu biza bikikira. Amen. Imana ni ikinyamuka, Satani ni ikinyamuka. Ibinyamuka byose bikenera ibinyamubiri, kuko umwana w'umuntu aremwe mu buryo butangaje, afite umwuka kandi agasa kandi akagira umubiri. Nicyo gituma Imana izikenera abanyamwuka, kuko bagira umwuka bakagira umubiri. Satani agakenera ufite umwuka kandi akagira umubiri, kugira ngo bize kugira imirwano cyangwa bihindure. Umunsi Imana ireba ikaranga ibyo kurema, ibindi bisigaye zose zaremwe n'abantu bafite umwuka. None se urusengero hano bazutse nk'inani, muzi icyobo ukuntu waje mu gitondo ugiye kuzukiriza ugasanga icyobo kameze. Urusengero rwarameze, rwubatswe n'abantu b'abanyamwuka, bicara bagatekereza forme uko turuheza nuko turugure, bamara bakabirema neza. Sasa bantu babiri bambaye imyuka itandukanye bahorana imirwano, bahorana intambara, kuko kimwe kirashaka kwikururira ikindi. Kandi ya myuka buri gihe yicara imarana imbaraga. Aho si igitangaza dusubira ku banyamwuka, si igitangaza umuntu ufite umwuka w'Imana guhura n'intambara z'imyuka. Ikibuga cy'imirwano, ikibuga cy'intambara z'imyuka zibera hano mu bitekerezo. Amen. Hari ibitekerezo, hari umwuka, hari umutima. Andatangiye kuregera. Muri tayari? Aho Yesu nabonye kwiyamamaza, nenda ari kwiyamamaza. Noneho mutegere, mwumvise. Hano hejuru hari imitekerereze, hano hakurikiraho hari umwuka,
hano hakurikiraho hari umutima. Nguko uko umuntu aremye. Amen. Ngizo ni intambara uko zipanze. Nguko ni intambara uko zirwanwa. Nguko n'izanesheje uko bibikwa. Mu mitekerereze niho dutsindira intambara, kandi mu mitekerereze niho dutsindirwa intambara. Ibyo tuza dukora zose tubikora iyo twabitunze mu bwenge, mu bitekerezo. Twamara ibitekerezo biganza akabuzo bitsinda. Niba mu mwuka ari umwuka w'isi ari ugutsinze mu bitekerezo, menya kuza gukorera umwuka w'iyose. Niba ari umwuka w'Imana iyo utsinze mu mitekerereze, menya kuza gukorera umwuka w'Imana. Ibintu byose bitangirira hano mu mitekerereze hano. Noneho iyo umuntu arwana mu ntekerezo aza bikubita mu mwuka, umwuka niwe uza utabara. Umwuka nawe uba uvuye mu mutima, umwuka ukazamuka, umwuka niwe uza uyungurura ibitekerezo. Kandi ntukibeshe na rimwe, niyo wokizwa ugakizwa ukarara ukijijwe, ukirirwa ukijijwe, ukarara ukijijwe, nta gihe uzimira intekerezo, kandi nta gihe intekerezo zitazoza, kandi intekerezo z'uburyo bwose. Abasomye igitabo cy'umugenzi bazavuga ngo mu isaha yo gahinda gasaza, Mukristo yariko yumva amajwi amwongorera gutuka Imana, kandi mu mutima iwe akagira ngo yanayitutsa ahubwo. Mu bitekerezo byacu tuzahura n'intambara zo mu bitekerezo, ugira ngo none wasaze cyangwa ugira ngo uwa Satani. Komera, umwuka ni uzuza ugasheburura, ukavuga ngo izi ngizi zivanye n'umwuka ukurimo. Amen. Iyo umwuka imitekerereze iratekereza igahitamo, umwuka ukayungurura, umwuka wamara kuyungurura ukamanuka ugashyira mu bubiko. Ububiko ni umutima. Ikiba mu mitima yacu nicyo kiza gisukuma umwuka wacu, nicyo kiza gisukuma imitekerereze yacu. Tumvise ko gasa na kabasi murumvise. Reka turiya ku mutima niho mwumva. Umutima ni ububiko bw'umwuka tugira. Amen. Umutima, iyo uri umukristo ufite umwuka ukijijwe, ubukristo ntibuba mu mutwe, ubukristo buba mu mutima. Umwuka wawe uzuhamanya n'Imana, ukemeza umutima ko mubana n'Imana. Umwuka niwe uzutumenyesha yuko twavuye mu ntambwe zishyira Imana, nicyo gituma tuza kwihana. Ni umutima uzubitubwira. Niba mufite umutima utabacira imanza, noneho wa mwuka uryamye mu mutima niwe uzamuka ukagera intekerezo, wamara ugasobanura intekerezo izo arizo, ibigenderwaho, ibitekerezwaho, ikaba ngo ibindi bihamanye n'umwuka. Ubundi umutima hariya muri Yohana niko havuga ngo imigani ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu bijya gusa. Rinda umutima. Umunsi uzapfa umutima uzaba upfuye burundu. Bwana Yesu asifiwe. Umunsi uzapfa umutima, umunsi uzapfa umutima uzaba ugize gute? Uzaba upfuye burundu. Imigani 4:23 niyo havuga ibyo kurinda umutima. Bwana Yesu asifiwe. Ubundi umutima ni mu bwami, ni ubwami buba. Mwibuka ko n'Imana yabwiye Dawudi, wese ushobora kunyubakira inzu no kwirwamo, ijuru niyo ntebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge. None urubaki ariko ngo mu mutima onyine Imana izikwirwa. Mu mutima ni mu bwami, kandi ubwo ubwami bwose bugira umwuka buhumeka. Bwana Yesu asifiwe. Ubwami bugira gute? Ubwami buri mu mutima wawe, ese utunze ubuhe mwuka? Ubwami iyo ari ubwami bw'Imana buri mu mutima wawe, n'umwuka aba ari uw'Imana.
nicyo gituma ibiza biza umwuka umenya kubicecura ukamenya ibibikwa n'izindi. Rero uko mbaje kuvuga umwuka wera abasha gusobanura, wabasha kubisobanukirwa umwuka wera ari gusobanura. Nicyo gituma tukemerere, bisubiyemo tukemerere. Yewe harabona porotse muri telefone uko muvuganye akubwira iby'abantu, wobona naka wobona naka wobona binyungurika. Indwara nyinshi turwara ni uguhagarika imitima no kubabaza imitima. Nubwira ijambo umuntu akaryishimira uzamenye kumwongera ubuzima ari ubutunzi buri muhaye, aho kumubwira ijambo rimubabaza. Ryaba ibyiwe mubwira rimubabaza, ryaba kumubwira inkuru ituma acika intege cyangwa akababara. Ubu umukozi wa Satani. Satani akazi kiwe, muzi Satani akazi kiwe, Satani ni umurezi wacu. Niba wakubwiza umuwako ko kwicara kurega abantu mu bandi, ugasanga imitima y'abantu warayitwitse, icyizere mu bandi watakarije abantu icyizere mu bareke uyu ni barizeye uyu ukamusenya. Ninde tumya Satani hano? Ninde ufite uwo mwuka w'ubusenya? Nimba hari ibyo umenye iyo bikumara n'umusaruro ntanabumba naga ntanatije nari mu kuzana energy uba akanergy niko gaheze ubunyine kamazutu niyo ku munsi wazo uvuga abantu 20 umwuka wa Satani ukakubaho kuvuga abantu 20 nta ka energy ni ahandi baje kwisekuru uje gutwija no gushokora no kujaburura no kujabika n'amagambo yawe mabi n'imiru. Amen. Ariko umwuka w'Imana iyo uri mu mutima w'umuntu, umutima utekereza neza kandi ntugendera kuri barandeba. Mu rwuri uteranije n'abandi, inka yawe uzayikama nk'uko ukamya mugenzi wawe. Pana kurindiriye abandi yawe ngo uyonkeshe. Iyo umuntu afite umwuka w'Imana, umwuka w'Imana uramugenga agakora ibintu byose atabasha kugurisha bitamutima ubanza. Bwana Yesu asifiwe. Vuga amagambo kangahe gusa? Ndagize. Ako kwavuze ngo ikanisa ni rimwe. None umara muraje. Abari gushoshora iminsi. Ese niki gituma duhabwa umwuka wera? Amen. Niki gituma duhabwa umwuka wera? Ni ahandi buryo twagaruye ugera kugaruye. Abakorinto ba mbere kuri 2 no kuri 12. Haravuga ngo titwahawe umwuka w'isi, ahubwo twahawe umwuka w'Imana uva mu ijuru kugira ngo tumenye icyo twahariwe ubuntu. Icyo twahariwe ubuntu ni iki? Agakiza ubugingo, agakiza. Bwana asifiwe. Nicyo kintu gikomeye Imana yaduhaye. Kugira ikintu umwuka tuzutumenyesha, umwuka utumenyesha yuko twahawe icy'agaciro. Tugihawe n'Imana ariko gukizwa ubugingo neema. Nta kindi kiza kitumenyesha ko twahawe gukizwa, twahawe ubugingo, twahawe ubuntu n'umwuka w'Imana. Amen. Amen. Mu Migani 20 no 27 hazavuga ngo umwuka umuntu ahabwa n'Uwiteka, umwuka umuntu ahabwa n'Uwiteka niwe uzusesengura mu muti ibihishwe mu mutima w'umuntu. Bwana asifiwe. Umwuka twagize gute? Umwuka umuntu azahabwa kandi akawuhabwa nani? N'Uwiteka, n'Imana.
niwe uzubasha gusesengura ukinjira mu mashambure y'umutima ugasesengura ibyihishemo. Nta kindi cyo twemeza gukiranirwa kwacu uko uyu mwuka we polisi zamiri tuzi ugishobora. Abantu 1000 bashobora kukubeshera. Amen. Banarematanya impamvu n'ibimenyetso bakabibona, ariko ukuri k'umutima wawe nawe n'Imana yawuguhaye muzamuhagarara mu kuri. niyo Bibiliya izamivuga ngo hari icyaha cyikisha ngo gituma umuntu bamwica, niyo wogushinja bituma upfa, ariko umutima wawe n'umwuka ukurimo n'umwuka wawuguhaye uzuhamanya ukuri ugahagarara neza ukaba ngo iki naho ntubasha kwisigura ibisa n'ibigaragara byose ari iby'ukuri, ariko umutima wanjye nta rubanza rugize gutya. Nicyo gituma ntawe uzakurana nawe. Ibigaragara byose si uko ari iby'ukuri, kandi bitagaragara nabyo si uko bitahari. Amen. Turumvise? Ibigaragara byose si iki? Si ukuri, ariko n'ibitagaragara nabyo si uko bitariho. Bwana Yesu asifiwe. Umwuka w'Imana gituma tuwuhabwa ni uje udushoboza. Luka 24 no ku 49 ni harya Yesu yabwiye intumwa ngo ntimusohoke no muhana, murinde izo mwasezeranijwe, muzoherezwe izo data yasezeranijwe, kugira ngo murinde imbaraga z'Imana, imbaraga z'ijuru zibaze. Umunsi nuzuye imbaraga z'Imana, umunsi nuzuye umwuka w'Imana. Umupasiteri umwe witwa Rugira Marora, izina ryiwe ritoya ninde mukagira Imana. Rugira Marora mugashasha hariya. Yitwa Kena Thomas oya, Thomas. Nana giba kundaniza. Yonas Rugira Marora wabagorora. Wabuki. Tari mukutana mukoro. Mumugoroba mugashasha. Umwaka w'ibihumbi 1988 atwigisha kuzura umwuka w'Imana. Ngo hari mukagoroba ngo twigisha amatanga mena narasohose sinataha. Ndamanuka karenge kumuyanga ahantu hari umubagara. Ndabango bamuka bavenda gushaka Imana. Wa mwuka nanjye ndawushaka. Igihe ngiye no nduzuzwa n'abati ndasaze ndigirishije umuntu yaragira umwana yava ngo kuzwa no gutuka umwuka w'Imana yanjye. Ndahaguruka ndazamuka sanga binji kanisa byabishoro kugira abantu batikija bava mu mutara waburuka senga ngo njya guhaguruka nduzuzwa mpagaze namasohoka ubwo namasohoka ndinjira mu rugunga Mana wowe nasabiye imbabazi yaje kumukikira ko ndagutuse none ugenda kunkoreza isoni kana kugutukira n'abandi mu bantu. Igihe uzumva ubukene yuko bikenye ukanabikenera nicyo gihe uzabubona. Amen. Niba Petero aravuga ngo bubake ingando zitatu, yarari he? Yari ku musozi, yararyamye. Uzahinguragire n'umurutahe numara ngo umwuka w'Imana urakuzaho, bisabye ushaka ukuva ubukene kandi isezerano ryawe bose bari bawutegereje, bose niko bawuhawe. Niki gituma wewe wobura kandi sigitangaza kuzura umwuka ni ikimenyetso. Baba ngo bamwe n'abapahora abandi n'abaporo. Paulo yari ataruzura umwuka w'Imana, ariko umushaka umwuka w'Imana. Icyo sito iyo ntabwo nimugeraho. Igikomeye si ukuzura umwuka, igikomeye ni ukuyoborwa n'umwuka. Mwuka w'Imana aya niyo kurangirizaho. Igikomeye si ugushaka umwuka ngo ugereho wuzura umwuka. Birorosha kuzura umwuka, ariko igikomeye mu buzima ni ukuyoborwa n'iki? Umwuka wamuhana. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Abaroma 8:14. Umuntu wari uzi agaciro k'umwuka w'Imana ni Dawudi. Umunsi akora icyaha ku Mizaburi 51:13 yaravuze ngo ntunte kure y'amaso yawe kandi ntukure umwuka wawe. Manake umuntu uzi imbaraga z'umwuka, umwuka umuvuyeho, usigaye uri igikongoro, nta mbaraga. Nyuma y'umwuka nta mbaraga. Nyuma y'umwuka niki? Ntaki. Ni nka ya mibiri azavuga ngo abasoda bose barapfuye. Umwe yaravuga ngo uje ngibasigaranye abapolisi. Undi aravuga ngo basigaranye ngo bose barapfuye ngo basigara bamayimayi. Ngo no basigaye mu mubiri. Maneka karwara kose kaza karahuhura kagakubita hasi. Umuntu wese utagira umwuka ntakitamunesha. Ntakimukingirira. Icyo gituza Israel yagasigenda nifye ikaba umunyamahanga utarakende. Nuko abazi yuko iwe afite ikimukingirira uri adafite ikimukingirira. Waguruke dusenge turangije aho ngaho turasenga dusaba umwuka w'Imana kuba mu mitima yacu. Yagushimiye ko turi ntazi kandi tugiye neza kuba twicire